turongeye turabasuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, mwebwe mudahwema gukurikirana gahunda zose cyangwa se imari zose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu kuri iyi channel ya Nzuri Market. Nimukomeze rero mukande subscribe, mukore na share kugira ngo mujye mubona ibyiza byose, amakuru yose tugenda tubaha umunsi ku wundi ajyanye n'imitungo itimukanwa. Nk'uko rero mwakomeje kugenda mubikurikirana cyangwa se mubyibonera ku mashusho, tugiye kubereka inzu nziza cyane yo guturamo ya etage kandi nini, iri muri quartier nziza, ifite ikibanza kinini, ifite jardin nini, ifite parking nini, iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko, ahazwi cyane nka Kibagabaga. Rero murayizi mwese, ni quartier ikunzwe cyane kandi ituwe, kandi quartier nziza cyane rwose. Iyi nzu rero iri Kibagabaga ni inzu ifite ibyumba bitandatu, byo kuryamamo, ikagira douche na toilette esheshatu, hanyuma kandi buri cyumba kikagira garde robe cyangwa se akabati ko kubikamo imyenda. Iyi nzu rero ifite kandi salon, salle à manger ndetse na cuisine biri moderne cyangwa se bigezweho, ikagira annex nziza ndetse ikagira jardin na parking, ikagira na salon cyangwa se ahantu abana bashaka gukorera etude n'utundi. Ni salon yo hejuru ariko ntoya. Iyi nzu rero mu by'ukuri ni inzu nziza kandi iri kuri kaburimbo. Iyi nzu rero kandi ikindi uretse ibyo byose nagiye ndondora, iri no mu kibanza kinini. Ntabwo ari bya bibanza bitoya bigenda bivuka umunsi kundi cyangwa se byo mu masite, kubera ko iyi nzu iri mu kibanza gifite 25 kuri 30 cyangwa se metero kare 750. Ni inzu rero nziza, ikaba yubakishije amatafari ahiye yose n'amaferabeto n'ibindi byose nyine byubakwa ku ma etage, birumvikana ariko biranze by'akarusho. kandi uretse kuba iri kuri kaburimbo, ikaba ifite clôture y'amatafari meza cyane ya ruriba. Iyi nzu rero iri ahantu heza cyane, hano Kibagabaga kuri kaburimbo hafi y'urwibutso rwa Kibagabaga. Ni inzu rwose nk'uko nabivuze, ifite ibyumba bitandatu na douche na toilette esheshatu. Ni inzu ijyanye n'igihe, ni inzu y'abagabo, ku buryo rwose tuvuga tuti nyaboneka iyi nzu ntigucike. Niba ufite gahunda yo kugura inzu nyanzu, inzu ntigucike, kubera yuko ahantu iri, ikibanza yubatsemo ubwabyo birahenze cyane, ariko kandi ntikwiriye kugucika kubera yuko iri ku mafaranga makeya. Uretse no kuba iri ku mafaranga makeya, ni inzu yubatse mu buryo bujyanye n'igihe, mu buryo bwiza, kuko yubatswe na nyirayo nyine avuga ati reka nyituriremo. Ariko nyine murabizi ko igihe kiragera ugakena ufite itungo rikakugoboka. Iyi nzu rero ntigucike kubera ko ni imari cyane. Nabicishije rero amatsiko, nabwiye inzu aho iherereye, nabwiye umubare w'ibyumba ifite n'amadushe n'amatoilette n'ibindi, amakwizine, amasaro n'ibindi, mbabwira n'ubuso ikibanza irimo uko kingana, byose nabibabwiye. Ariko rero reka no kubicisha amatsiko, kubera yuko abenshi mwatangiye kwibaza muti ese iyi nzu irashaka amafaranga angahe? Iyi nzu ishobora kuba ihenze. Ubundi mu by'ukuri nyirayo yishakiraga miliyoni 400, ariko ubu ngubu twamukatuje cyane, ubu arashaka miliyoni 370, ariko kandi ziri negosiyabule. Ni igiciro uvuga ngo nawe ushaka kuza ukavuga uti ndatanga 300, ndashaka 350, ayo wowe wavuga uri butange rero yose ni uburenganzira bwawe, ariko nawe nyine ugashyira mu gaciro ukavuga uti ese iyi nzu ikwiriye amafaranga angahe? Ni ukuvuga ngo rero iyi nzu mu by'ukuri igiciro cyayo ni miliyoni 350 z'amanyarwanda, ziri negosiyabule, cyangwa se ibihumbi 350 by'amadolari, ariko abasha kugira gute, abasha kuganirwaho.
iyi nzu rero ntigucike kubera yuko ni imari rwose iri ahantu heza cyane, imari iri ahantu heza cyane rwose, ntibashe kugucika. Uramutse rero ushaka iyi nzu wahamagara kuri nimero zacu zo muri Nzuri arizo 0788 48 67 97 cyangwa se ugahamagara kuri 0781 si ibyo gusa kandi ushaka kudusanga aho dukorera ni hariya rwose ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri feruje neza umanuka usa n'ugana Nyabugogo, ni etaje ya kabiri uvuye muri feruje y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Dukora rero muri etaje ya nyuma, umuryango wa mbere mu gikari muri sayidi cyangwa se ku ruhande rureba ku Gisozi, niho rero ushaka kudusanga. Ariko kandi ushaka kudusura no ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Si ibyo gusa ariko kandi ushobora no kujya kuri website yacu ariyo www.nzuri.rw. Muri Nzuri rero Business Group Limited tuba tubafitiye serivisi nyinshi zijyanye n'imitungo itimukanwa, yaba kubagurishiriza cyangwa se guhuza abagura n'abagurisha, kububakira, kubimura, kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa. Ibyo byose tugenda tubibakorera kandi mu buryo bw'ubunyamwuga kandi mu buryo bwizewe. Ushobora rero kugenda ukurikirana n'ibiganiro byacu umunsi ku wundi kuri 93.1 Fine FM, mu kiganiro Gira Icumbi kiba buri munsi kuva saa 12 z'umugoroba kugera saa 1. Ushobora kugenda ukurikirana byinshi bijyanye n'imitungo itimukanwa, ibibazo mwibaza, ibibazo mufite bijyanye n'igishushanyo mbonera, ukagenda musobanukirwa na byinshi cyane ku bijyanye n'ibyo ngibyo. Ari nako kandi mushobora kugenda muhamagara kuri nimero zacu arizo 07 twazivuze.